Shalom kuri wowe tubana ku isengesho ribohora official. Tuguhaye karibu ku gicaniro cy'amasengesho mu mwanya mwiza wo gusenga, ariko ukaba n'umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Wowe wakoze subscribe uri w'agaciro, uri w'ingenzi, uri w'umumaro. Imana iguha umugisha uko wabaye umumaro ugakunda subscribe. Uwiteka nawe aguha iby'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ujye uhora wibuka gusangiza abandi bantu isengesho nk'iri, jambo nk'iri, mu magrupe mubamo, mu nshuti zanyu, mu bantu mufite muri telefone, muzi ko bakunda ijambo ry'Imana. Ntukabure kubasangiza ino linki y'iri jambo ry'Imana no gusenga. Uko iminsi igenda ihita dusatirwa no kuza ku mwami, dusatirwa no kuzamurwa kw'itorero, ni byiza ko dukwirakwiza ijambo ry'Imana rikagera kuri benshi. Imana iguha umugisha muvandimwe, Imana ikugirire neza, Imana iguhindurira amateka, Imana iguhindurira ubuzima. Karibu rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga ku isengesho ribohora official. Isengesho rizana ubuzima, rizana kubaho, isengesho rizana intsinzi, isengesho rihindura imibereho y'umuntu, rigahindura ubuzima bw'umuntu, rigirukana abadayimoni, rigakiza indwara, rihesha abandi akazi, ryaguhesha akazi, ryaguhesha icyo diplome yawe itaguhesha, degree yawe icyo itaguha. Isengesho biciye mu isengesho wakibona. Isengesho ni ikintu gikomeye. Iyi isengesho ryasenze mu mwuka, isengesho ryahindura umuntu wananiranye, ryakuvanamo kamere warisenze neza, ryaguhindura. Isengesho ryakuvana ku rwego rikakujyana ku rundi igihe ryasenze neza mu mwuka. Isengesho ryagushoboza kugera aho imiryango itari kukugeza. Isengesho rizakujyana no mu ijuru. Ndavuga isengesho ryasenze mu mwuka no mu kuri, ntabwo mvuga isengesho ry'idini. Isengesho ryasenze mu mwuka no mu kuri ni isengesho nyir'ubwite agomba kuba yigenzuye uko ahagaze mu bana afitanye n'Imana, uko uhagaze kabiri, ndetse n'umubano afitanye n'abantu akareba uko ahagaze. Niyo mpamvu ijambo ritwigisha mu bijyanye no gusenga rikatubwira ngo tujye tuvuga ngo Data twese uri mu ijuru. Data, reka dusome iki cyanditswe, ntanakivuga nabi, sibyo se? Ndumva ari byo banze mvuge. Ntangiye nsobanura isengesho ryasenze mu mwuka iryo ari ryo. None isengesho ryasenze mu mwuka iryo ari uko rigomba gusengwa, ujye ugenzura urebe ko n'isengesho ryawe ryujuje umwimerere, kuko iyo hari byo ribuzemo, rya sengesho ntabwo ribasha gupasinga mu isi y'umwuka. Isengesho ripasinga mu isi y'umwuka ni isengesho ryasenze mu mwuka no mu kuri. Iyo tuvuga mu mwuka no mu kuri, rigomba kuba rishingiye mu ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye ni umwuka, kandi umwuka n'utanga ubugingo. Nivuga ngo rero iryo sengesho rigomba kuba rishingiye, ryujuje ubuziranenge, ryuzuza ubuziranenge igihe rihuye cyangwa se rihuza n'ijambo ry'Imana. Noneho iyo dusomye hano muri iki gitabo, iyo dusomye hano muri Matayo mu gice cyawo cya 6, tubona isengesho ry'umwimerere ho gatoya. Si cyo cyigisho nshaka kwigisha, ariko hari impamvu ubwo yabyo, hari ibintu Imana ishaka kugira ngo wowe uri kuri iki gicaniro ubashe kumva kandi ubashe gusobanukirwa, ubashe gusobanukirwaho. Noneho ujye ugenzura isengesho ryawe, wibaze niba koko isengesho ryawe ryujuje iki? Ubuziranenge. Hano aratangira yigisha abigishwa be mu gice cya 6 kuva ku murongo wa 9. Atangira avuga ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe.
icya mbere mu gusenga ugomba kuba wubaha Imana. Etape ya mbere usenga wese agomba kuba umutima we wubaha Imana ndetse witeguye kuyubahisha. Iki nicyo bishatse kuvuga. Umuntu usenga ni umuntu ugomba kuba yubaha Imana ndetse mu mutima we akaba afite n'umugambi wo kuyubahisha. None rero sasa atangira avuga ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Ni ukuvuga ngo rero sasa wowe usenga ugomba kuba wubaha Imana kandi ushaka kubahisha izina ry'Imana. Ngo nuko ubwami bwawe buze. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana kugira ngo bukore hano mu isi bisaba kugira ngo babuhamagare, babwemvite. Kuko ijambo rivuga yuko ijuru ari intebe y'Imana ariko isi yayihaye abantu. Isi yarayiguhaye kandi Imana iyo yahaye umuntu ni mwaka. Niyo mpamvu kugira ngo Imana igaruke ikore hano mu isi biyisaba kugira ngo uyihamagare. Ubibwire ngo Mana ubwami bwawe buze. Usenga wese rero agomba kuba yifuza ko ubwami bw'Imana buza mu buzima bwe, buza mu mibereho ye, buza mu rugo rwe, buza mu mutima we, buza mu mikorere ye, buza mu kazi ke, bukaba ari bwo buyobora ubuzima bwawe. Twakomeza tugasoma ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Kwifuza ubushake bw'Imana uri mu ijuru. Mu ijuru hari amahoro, mu ijuru haratekanye, mu ijuru nta cyaha, mu ijuru no gukiranuka, bya bindi bikorerwa mu ijuru ukaba wifuza ko biza mu buzima bwawe bigashyikira mu mibereho yawe. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu. Iri ni isengesho risaba kugira ngo wowe ugiye gusenga uburi wa muntu usanzwe nuvuga ngo nawe ubabarira abantu. Utababarira ntubabarirwa. Bigusaba kugira ngo rero usenga wese yigenzura arebe mu mutima we, ese abampemukiye mbasha kubabarira? Wasanga ubabarira ubwo isengesho ryawe ryujuje iki? Ubuziranenge. Ese nihanye ibyaha? Wasanga wihanye ibyaha ukamenya ko isengesho ryawe ryuzuye ubuziranenge. Ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubiri. Ni isengesho noneho risaba kugira ngo Imana itaguhana muri cya gihe wohejwe Satani arimo arakoshya. Satani n'umutekinisiye uzi koshya abasenga, uzi koshya abana b'Imana. Bisaba rero kugira ngo wibere maso kugira ngo Satani atakoshya. Gusaba Imana kugira ngo Imana ikurinda moshya, ikurinda moshya turuka ku badayimoni. Kuko nyine Imana arizi yuko Satani azerera ashaka abo yoshya, yakoshya aciye muri mugenzi wawe, yakoshya akagucumuza aciye mu muntu mubana. Rero nukubwira Imana, Mana ntuduhane mu moshya cyangwa mu bitwoshya ahubwo dukize umubi. Iri ni isengesho ry'uburinzi aho ugomba gusaba kurindwa. Iri sengesho ry'uburinzi rigusaba riguproteja mu isi y'umwuka. Iri ni isengesho riproteje umuntu mu isi y'umwuka. Ngo kubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari byawe none n'iteka ryose. Ubwami n'icubahiro n'ubushobozi n'iby'Imana yacu. Rero iryo sengesho ryuzuye ubuziranenge rigomba kuba riri muri ibyo bice, rigizwe n'ibyo byose tuvuze. Uwiteka rero agumugisha. Tuje gusenga rero, ariko mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga ndagira ngo tubanze turari ku Mwuka Wera kugira ngo aze kutuyobora mu cyo tugomba gusengera uyu munsi. Rimwe na rimwe hari igihe dusengera iby'Imana ishaka ko tudasengera, ugasengera ibyamaze gukorwa kera. Noneho ukazajya usanga isengesho ryawe ryabaye nka repetition kuko usengera icyo Imana yamaze gukora kera, ahubwo uba ugomba guhindura ubundi buryo bwo gusenga. Rero Umwuka Wera niwe tuba dukeneye kugira ngo atuyobore mu buryo bwo gusenga, tutaza gusengera ibyasubijwe tutabizi. Kuko hari ibyamaze gusubizwa, marayika ndetse marayika w'ijuru akaba ari hafi kukoherezwaho kugira ngo akuzanire igisubizo. Kuko uhereye igihe wasabiye, ubundi iyo birivuga ngo musabe muzahabwa. Iyo usabye ako kanya uhita uhabwa. Ariko wibuke ko Imana yacu itanga mu mwuka. Noneho sasa hari igihe ushobora gusenga ako kanya igahita kizana no mu buryo bw'umubiri. Cya gisubizo wifuzaga kikaza no mu buryo bw'umubiri. Ariko hari igihe noneho usenga ntikize mu buryo bw'umubiri, ikacyohereza mu mwuka. Noneho hakazabaho process yo kugira ngo kizave mu mwuka kize mu mubiri. Ibyo ngibyo ugasanga noneho sasa harimo igihe k'Imana yagennye cya kintu kizagaragarira mu mubiri. So nukuvuga ngo rero sasa
Navugaga rero ko ushobora gusenga ugasanga urimo urasengera icyo Imana yamaze gukora kera. Ariyo mpamvu tuba dukeneye umwuka wera kugira ngo ari we utuyobora mu gusenga. Mwuka wera turaguhamagaye, ngwino utuyobore mu isengesho ry'uno munsi, tuyobore mu ijambo ry'uno munsi. Twebwe abari ku gicaniro cy'isengesho ribohora, manura isengesho ribohora, manura icyo ugomba kutubohoraho. Ni wowe ubona ibituboshye, ibitoshye byose Uwiteka urabibona. Ohereza ijambo n'isengesho bidufasha kubohoka muri iyi saha mu izina rya Yesu Kristo. Ohereza ijambo n'isengesho mwuka wera bidufasha kubohoka muri iyi saha. Urakoze kohereje ijambo n'isengesho bifite kudufasha kubohoka muri iyi saha. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu. Funguye amatwi ya buri wese wamaze kuza hano kuri ku isengesho ribohora official. Muhe kumva, muhe kubona, muhe kwakira, muhe gusobanukirwa, muhe kwambara imbaraga. Urakoze ko n'aba bose baje, ubahaye kwambara imbaraga, ubahaye guhumuka, ubahaye kumva katika jina la Yesu, kugira ngo twese dukirizwe rimwe n'imbaraga z'umwuka wera Yesu Kristo. Amen. Imana igumugisha rero. Tugiye gusenga, ariko mbere yuko dusenga, nijoro twaraye tuvuze yuko umuntu wita ku by'amaso yiwe amwereka ashobora gucogora akava muri ubuzima atageze ku Imana yamuhamagariye. Kutareba ku by'amaso y'umubiri akwereka. Tubona ko amaso y'umubiri abeshya, amaso y'umubiri yakubeshya. Mpamvu amaso y'umubiri yakubeshya, Abisiraheli bageze ku nyanja itukura barataka bati turapfuye. Ariko Imana ibaza Mose, ni iki gitumye Abisiraheli bandakira? Babwire bakomeze urugendo. Kandi Imana yabonaga igitumye bataka. Ariko Imana yo mu mboni z'ijisho ry'Imana ikabona ko nta gihari. Wowe ushobora gutaka rero utakishijwe n'iby'amaso akwereka, kandi Imana ikabona nta bihari n'ibyabaringa. Nuvuga ngo rero sasa mu isi y'umwuka navuze ko tuyoborwa n'ibintu bitatu. Tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa no kwizera, tukayoborwa n'umwuka wera. Mu mwuka tuyoborwa n'ibintu bitatu: ijambo ry'Imana. Iyo tugeze mu kibazo tuba tugomba kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga iki ku bibazo nk'ibi, mwuka wera avuga iki kuri ibi. Mwuka wera uravuga iki kuri ibi ngibi ndi gucamo? Ese ijambo ry'Imana riravuga ibiki kuri ibi ngibi? Kwizera rero kukarangira kutuyoboye mu byo tugomba guhitamo no mu byo tugomba gukora. So no kuvuga ngo rero mu mwuka ni ibintu bitatu bituyobora: kwizera, umwuka wera, ni ijambo ry'Imana. Nanone twashaka gukora ibintu kugira ngo wongere ubifate bikujye mu mutima no mu bwonko, washaka kugira icyo wenda gukora, ibyo dukora byose tubikorera mu kwizera, tukabikorera mu mwuka wera, tukabikorera mu ijambo ry'Imana. Nguko umunyamwuka akora. Umunyamwuka ni umuntu uyoborwa n'umwuka wera, akayoborwa n'ijambo ry'Imana, akayoborwa no kwizera. Iyo umunyamwuka yayobowe n'umunyamubiri, iyo yayobowe n'umubiri, uwo n'ubundi biba byarangiye aba yabaye umunyamubiri. Reka rero dusome iri jambo. Biragoye cyane kugira ngo ube umunyamwuka wuzuye. Ubu tugiye kuvuga kuba umunyamwuka wuzuye. Cyagufasha kunesha zimwe mu ntambara no kuba umunyamwuka wuzuye. Turavuga rero mu ncamake icyagufasha kuba umunyamwuka wuzuye, kubera ko abo urwana nabo ni abanyamwuka. Iyo urwana n'umurozi, menya ko umurozi uhangana nawe aza mu mwuka, agakorera mu mwuka. Umurozi nawe akorera mu kwizera, ayoborwa no kwizera. Umurozi cyangwa abakozi ba Satani bayoborwa no kwizera, bakayoborwa n'amajwi y'imyuka mibi ibi barimo. Yes, wumvise icyo mvuze? Umurozi ayoborwa no kwizera, ko kwizera ya myuka mibi ye, akayoborwa n'imyuka nawe yiwe mibi, ibyimubwira bikaba ari byo akora. Ndetse abarozi bamaze kuzamuka mu ntera, nabo ubwabo bagira ibitabo by'ubupfumu n'uburozi bwabo. Bagira ibitabo by'ubupfumu n'uburozi bwabo. Ese pastor wambaza ngo ibyo uvuze ubikuye? Nono sinzi impamvu, ariko reka mbanze mbisomeho gatoya.
kuko nshobora kuvuga ngo bagira ibitabo nabo ubwabo abarozi bamaze gukomera, ukaba wambaza ngo se pastor ibi bintu uri kuvuga ubikuye he abarozi bagira ibitabo gute? Ngaho reka dusomere. Ngewe nigisha ijambo ry'Imana, nigisha ibintu biri mu Bibiliya, sinjya mvuga amarangamutima yanjye. Icyo mvuga cyose kiba cyanditse ngikura muri Bibiliya. Ubuntu bw'Imana bundiho, Mwuka Wera undiho, ntacyo ntashobora kwemera ko mvuga ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Sindi umwigisha w'inyuguti, sinahamagawe mu kwigisha inyuguti, nahamagawe kwigisha ijambo ry'umwuka. Yesu yaravuze ngo inyuguti irica, umwuka atanga ubugingo. So hari abantu basoma Bibiliya bakayisoma mu buryo bw'inyuguti, bakayumva mu nyuguti. Iyo bayumvise mu nyuguti rero ni ukuvuga ngo nyine iyo nyuguti irabica. Iki nicyo cyari cyarinjiye mu bafarisayo, aho Yesu yaje ntibamumenya, abatambyi ntibamumenya, bigisha amategeko ntibamumenya, kubera yarababwiye ngo mwirirwa musoma mu byanditswe, ngo nyamara ibyo byanditswe ari byo bimpamya. Bajyaga muri ibyo byanditswe ariko kuko babigiyagamo ari abanyamubiri, bakabijyamo ari abantu buzuye logique gusa ya hano mu isi, bakabijyamo nta Mwuka Wera bafite, babijyagamo ntibasobanukirwe ko ibyo byanditswe bihamya Yesu, babaga barabisomye mu buryo bw'inyuguti. Iyo usoma ijambo ry'Imana ibyanditswe byera Bibiliya ukabisoma udafite Umwuka Wera, uyifata mu nyuguti ukayisobanukirwa mu nyuguti, ntabwo yumva mu mwuka. So navugaga rero ko ubuntu bw'Imana bundiho ubwo nahawe bumbashisha kwigisha ijambo ry'Imana mu mwuka atari mu nyuguti. Noneho rero narindimo mubwira ngo n'abarozi ubwabo bakomeye abakonikoni bagira ibitabo basoma biba birimo amabwiriza n'amategeko yabo bagenderaho. Nuvuga ngo rero sasa ubwabo, nuvuga ngo bayoborwa no kwizera nabo ubwabo ku giti cyabo barizera bakayoborwa, kandi bakaba bizera bitagaragara. Iyo ndavuga abakozi ba Satani ari bo barozi, bo ntago iyo basenga Satani bamubona, iyo bamuhamagaye umuzimu ntibawona. Cyokoza ndashaka kubona mu buryo bw'iyerekwa, ariko ntibapfa kundi numva nabo hari igihe bakorera mu kwizera. So nuvuga ngo rero nabo ubwabo icyo gice cyabo bakurwanya bakorera mu kwizera, bakayoborwa n'imyuka mibi n'amajwi y'imyuka mibi ibibarimo. Gatatu bakayoberwa n'ibitabo by'uburozi n'ubupfumu baba bafite biba byanditsemo iyo mikorere yabo. Noneho rero ngiye kugusomera nkwereka ko nabo bagira ibitabo bibayobora. Reka dusome rero kano kanya. Jambo ritangiye rivuga ngo ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 kuva ku murongo wa 18 handitse ngo reka duhere ku murongo wa 17 ngo ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Haleluya! Izina rya Yesu Kristo rishyirwa hejuru y'ubupfumu n'ubukonikoni bukurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo rishyirwa hejuru y'imizimu yo mu miryango yose kurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo rishyirwa hejuru y'ubukene n'ubukonikoni n'ubucwezi n'ibindi byose n'uburwayi n'ibindi byose bikurwanya mu izina rya Yesu. Ngo kuko benshi ngo ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso. Hagira ikintu Imana igira ikintu ikora kimenyekana mu muryango wawe, Imana igira ikintu gikora kimenyekana ku buzima bwawe, Imana igira ikintu ikora kimenyekana mu mibereho yawe, Imana igira ikintu ikora kimenyekane muri quartier yaho tuye, Imana igukorera ikintu kimenyekane mu rusengero usengeramo, Imana ikora ikintu kimenyekane mu bo muvukana no mu maraso y'wanyu mu nzu kwaso, Imana igira ikintu gikora ikintu kimenyekana kwa baso wanyu, kwa banyoko wanyu, kwa banyoko senge, kimenyekane mu baturanye, kimenyekanaho wasengeye no mu bakuzi n'abatakuzi mu izina rya Yesu. Hano ijambo riravuga ngo ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Hagira ibintu bimenyekana, benshi baterwa ubwoba
katika jina la Yesu, maze izina rya Yesu rishyirwe hejuru rikoze ibyo ku buzima bwawe. Hari ibyo Imana igiye gukora bikamenyekana, bigatuma izina rya Yesu Kristo twizereramo rishyirwa hejuru y'ubukonikoni n'ubupfumu n'uburozi. Vuga uti amina. Ngo nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze byose. Aha nuko twahereye hasi, ariko reka duhere hejuru. Nshuti mukundwa muri Yesu Kristo, wumve ibi bintu kugira ngo tumve ibyabaye byatumye bimenyekana muri uwo mudugudu. Duhere ku murongo wa 11 atangira avuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye, ngo ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Hari abantu muri iyi minsi numvise bahanzweho no kurwanya ibitangaza by'Imana, bakibaza ngo eske ibitangaza byose bisigaye byitirirwa satani n'abadayimoni. Ese umwuka wera azakora ryari niba bitangaza byose tubyitirira abadayimoni, niba bitangaza byose tubyitirira satani? Ibyo umwuka wera bizabibi? Yego nibyo. Hari usibye ko ibyo ngiye ntabyita ibitangaza, hari abakora ibirangaza ariko bitari ibitangaza, bagakora ibirangaza by'ubupfumu babikoresheje uburozi bwabo. Kuko mu burozi umuntu ashobora gukora ibitangaza, twarabibonye, ndumva bankurikirana munsi ku wundi. Icyo cyigisho mwarakibonye, mwaracyumvise ukuntu abakonikoni n'abarozi nabo bakoreshaga uburozi bwabo bagakora inzoka mu gihe cy'Abanyegiputa. Noneho sasa nibyo koko umuntu ashobora gukoresha uburozi agakora ibitangaza, ariko hari ibitangaza by'umwimerere bituruka ku Mana bimira ibindi bitangaza. Mwuka wera aracyakora ibitangaza rero. Mwuka wera aracyakiza indwara. Mwuka wera aracyahagurutsa impumyi, aracyahumura impumyi. Mwuka wera aracyazura abapfuye. Mwuka wera aracyakiza indwara zananiranye. Mwuka wera aracyasohora abantu, aracyavanamwe abantu abadayimoni. Mwuka wera aracyabohora akavana abantu ku ngoyi za Satani. Ntabwo umwuka wera yahagaze. Hano rero turabona ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko Paulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mibiri bagacira. Urumva ko mu mwuka umwenda w'umukozi w'Imana wagukiza, umwenda w'umuntu usenga uburi mwimbaraga, uburi mwububasha, uburi mwamavuta. Jambo rirambwiye ngo Paulo bazanaga igitambaro gusa bakagikoza ku mwenda we, ku mubiri we, bakagenda bakakirambika ku barwayi bagacira. Ukabona ko umwenda mw'isi y'umwuka ushobora guheka imbaraga. Ukabona ko umwenda cyangwa igitambaro gishobora guheka imbaraga mbi cyangwa nziza, biterwa na nyir'ubwite nyiri icyo gitambaro. Nyiri icyo gitambaro nuwo mu yihe si y'umwuka. Iyo ari uwo mw'isi y'umwuka mu gice cy'ijuru, igitambaro cye n'umwenda we biheka imbaraga z'Imana. Iyo ari umunyamwuka mu gice cya Satani, igitambaro n'umwenda by'uwo muntu biheka imbaraga z'abadayimoni. Niyo mpamvu nabigishije ndababwira nti rekeraho gupfa kwambara imyenda y'umuntu uwo ari we wese. Rekeraho kwambara umwenda w'umuntu uwo ari we wese. Niwambara umwenda w'umusambanyi, ubwo muri uwo mwenda w'umusambanyi uzakira wa mwuka w'ubusambanyi. Niwambara umwenda w'umuntu w'umunyantege nke, utagira imbaraga zo gusenga, utegera Imana, uzisanga wambaye za ntege nke za wa mwenda wa muntu wambaye. Mu mwuka ugomba kwitondera ibyo mwambara. Umuntu w'umunyamwuka wa munyamwuka ukuri yitondera ikintu yambara kivuye ku wundi muntu. Nibura ambara ikintu uzi ngo kivuye ku muntu uriho amavuta y'Imana. Hano rero turabona ngo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Hano tubonye abandi Bibiliya yise inzererezi zatangiye kwigana ibyo Paulo akora. Muri iyo mavuta ya deliverance hari inzererezi zitangira kwigana deliverance. Noneho ya deliverance kuko zatangiye kwigana deliverance, ugasanga zirimo zirakinira ku bana b'Imana, zibakoreraho ubukoryo, zibakoreraho imyanda, kuko ni inzererezi.
ariko izo nzererezi zikora deliverance mu buryo butari bwo, marayika w'Iteka agiye kuzajya zihonda, kandi zimwe yarazihondaguye. So dukomeje tugasoma rero ngo kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sekiwa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Hano turumva yuko ngo hari n'abahungu b'umuyuda witwaga Sekiwa, uwo yari umutambyi mukuru, uko mu gihe cy'Abisirayeli hari abatambyi bakuru n'abatambyi bato. Noneho sasa rero ngo ariko uyu yari wo mu batambyi bakuru, aba bana baturukaga mu batambyi bakuru. Ngo buke dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Paulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwasimbukira bombi arababasha arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ndagira nkubwire ngo iyo utaramira Yesu Kristo ukinjira mu bintu by'amadeliverance, uri umuntu witwa ngo umukozi w'Imana ugiye gukora abandi deliverance, abadayimoni barakubasha bakakunesha kugeza igihe bakwambikiye ubusa ukaba wanakomereka. Bakwambika ubusa mu buryo bw'imibereho yawe isanzwe, bakakwambika ubusa, bakwambika ubusa mu buryo bw'umwuka, bakwambika ubusa bakagukoza isoni mu buryo bw'ifatika. Niyo mpamvu rero umurimo w'Imana wa deliverance ukorwa n'umuntu wawusigiwe kandi wawuhamagariwe. Iyo atari ibyo dayimoni irakubaza ngo wowe unyirukana urinde, ko Yesu tumuzi, ko runaka tumuzi urinde. None ngo abo dayimoni nkuko babwiye aba bantu, bababwira ngo nuko uwo mudayimoni ngo arabasimbukira arababasha arabanesha, abambika ngo barahunga muri iyo nzu bambaye ubusa ndetse bakomeretse. Imana ikurinde gukomeretswa n'abadayimoni, Imana ikurinde gukomeretswa no kwambika ubusa n'imbaraga z'umwijima. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko hano abadayimoni bashobora kwambika umuntu ubusa. Ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga z'umwijima ntizizakwambika ubusa. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo watsinze upfu n'ikuzimu kugira ngo ntizizagukomeretse nizikakubone mu mbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo. Dukomeje rero niho rero ijambo ryavuze ngo ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba. Imana igira ikintu ikora kidasanzwe mu buzima bwawe gituma benshi bumva iyo nkuru bagira ubwoba bagatinya, bakamenya ko izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ubupfumu n'uburozi. Imana igira ikintu gikomeye ikora mu rugo rwawe, Imana igira ikintu ikora gikomeye ku buzima bwawe, ikubohore ku buryo abantu bagomba kumenya yuko izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi bwose mu izina rya Yesu. Ngo nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo bavuga n'ibyo bakoze. Ngo nuko mu benshi none rya jambo nabasomeraga nababwiraga ko abakonikoni nabo bagira ibitabo basoma, abarozi bagira ibitabo bagenderaho. Ndakubwira abarozi babandi bazwi, babandi barinjiye mu isi y'umwuka bagakorana amasezerano n'ikuzimu, bamara gukorana amasezerano n'ikuzimu bakaba bazi uburyo bakorana n'imizimu, bakaba bazi uburyo bakorana n'amajini, bakaba bazi uburyo bakorana n'amashitani, akabaza ibyo yavanga akagurukira ku gataro wawe, akabaza ibyo yakora akagusanga mu nzu iwawe hacinze. Abo nibo barozi ndi kuvuga rero, bagira ibitabo nabo ubwabyo basoma. Barozi b'abanyamwuka muri icyo gice kibi cya Satani bagira ibitabo basoma. None nibyo nagira ngo ngusomere, tugiye kubireba mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 tugeze ku murongo wa 19 ngo kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaza ibiciro byabyo babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzove 5. Umva ko ibi bitabo byari bihenze. Bagira ibitabo bihenze bya bindi bigurwa amafaranga menshi, biba birimo amahame y'uburozi, amahame n'ibintu bagenderaho baruka. Nuvuga ngo rero niyo mpamvu natwe Imana yatwandikiye ijambo ryayo, nuko yarizi yuko abo duhangana nabo bagira ijambo mu ruhande rwabo, ariyo mahame aribyo bitabo bagenderaho by'ubupfumu n'ubukonikoni, bakabisoma. Nukuvuga ngo rero wowe nutayoborwa n'ijambo ry'Imana gusa ukayoborwa n'umuyaga gusa, menya ngo abakwataka ntabwo bayoborwa n'umuyaga gusa, ahubwo
bayoborwa n'ibitabo by'ubupfumu n'ubukonikoni bwabo baba baranditse. Ndagira ngo njye muri Bibiliya isobanura ibi biguzi cyangwa se ibi biciro byavuye muri ibi bitabo, turebe uko byanganaga, kuko ijambo ryavuze ngo batwikira imbere ya rubanda rwose babaza ibiciro byabo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Ubwo ndashaka kugira ngo turebe izi nzovu 5 mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Izi nzovu 5 ni amafaranga ngahe? Reka dusome muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa nyine 19:19, ngo abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo maze babitwikira imbere ya rubanda. Babaze agaciro k'ikiguzi cy'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Oh my Jesus! Ngo barabaze basanga igihembo cy'ibyo bitabo gihuye n'imibyizi 50,000. Ibihumbi 50. Igihembo cy'imibyizi cy'ibyo bitabo basanze ngo gihuye n'igiciro cy'imibyizi 50,000. Ubwo imibyizi 50,000 nuvuga ngo ni iminsi 50,000. Iminsi 50,000 uramutse ugiye ukayigabanya ngo urebe ni imyaka ingahe. Iminsi 50,000, reka tubigabanye urebe ukuntu ibitabo by'ubupfumu biba bihenze. Ibitabo byo kwa Satani biba bihenze cyane byo mu rwego rwo hejuru. Hari abantu mwibwira ko ibyo kwa Satani biba bihenze cyane. Imibyizi 50,000 tubigabanye n'iminsi 356 urareba ni imyaka ingahe. Iminsi 356 ni ukuvuga ngo ni imyaka 140. Imyaka 140. Urumva agaciro k'ibyo bitabo? Agaciro k'ibyo bitabo katubwiye ko ari imibyizi igera mu 50,000. None imibyizi igera 50,000, ubwo ni iminsi 50,000. None iminsi 50 tubonye ko ihwanye n'imibyizi ihwanye n'imyaka 140. Ya minsi 50,000 ushaka kugabanya ngo ni imyaka ingahe? Urumva igiciro cy'ibi bitabo cyari gikomeye cyane. So urumva rero mwisi ya yindi utaruzi utarasobanukirwa y'abarusi, mwisi y'umwuka mu gice cya Satani, bagira ibyo bagenderaho, bagira amahame, principe zikomeye cyane kandi zanditswe mu bitabo byabo. None izo principe zanditswe mu bitabo byabo bazigenderaho, barasoma. Kabazi ngo kuroga, kuguruka, kugira ngo nguruke bisaba kuvuga ibi nibi bisaba kugira ngo ngibi nibi bisaba kugira ngo nkore ibi nibi. Rero kuba ngo rero mu mwuka wowe, kugira ngo ube umunyamwuka wuzuye mu gice cy'ubumana, ubu umunyamwuka w'ukuri wo mu gice cy'ijuru. Ijambo rya mbere nuko icyo usabwa ni ukubanza kuvuka ubwa kabiri mu mana mu ijuru, kuvuka ubwa kabiri mu ijuru. Ijambo rya kabiri, ushaka kuba umunyamwuka wuzuye mu mwuka, ijambo rya kabiri nyuma yo kuvuka, wavutse wese ararerwa. Uruhinja ruvutse ntihabeho ururera, rwapfa. Haba hasabwa kugira ngo rurebererwe, rukure, nirumara gukura rugeze mu myaka y'ubukure. Twese twari impinja, turarebererwa kugeza igihe twakuze, natwe tujya gukomeza ubuzima bwacu. Niko bigenda rero no mu mwuka. Icyambere kugira ngo umunyamwuka bisaba kugira ngo ubyarwe mu mwuka. Ubyarwe n'iki? Ubyarwe n'ijambo ry'Imana. Kabiri bisaba kugira ngo urerwe
rwa ruhinja rurerwe n'abashumba n'inyigisho wa muntu akure nawe bitewe n'inyigisho n'ijambo ry'Imana yumva arerwe. None numara kurerwa umaze gukura ukatatukure munyamwuka arakura. Ijambo rirambwa ngo nuko mwana arakura gwiza imbaraga z'umutima n'iz'ubwenge kandi akura ashimwa n'Imana n'abantu. Bisaba gukura mu mwuka. Noneho muri uko gukura mu mwuka, wamaze gukura mu mwuka agomba gutangira kwigishwa uburyo noneho agomba gukorera mu mwuka. Ese ndi kuvugana n'umwana ugikeneye kurerwa cyangwa ndi kuvugana n'umuntu ugomba kwigishwa kugira ngo amenye uko akorera mu mwuka? So kugira ngo rero nyuma yo gukura kwawe, nyuma yo kuvuka ukarerwa ugakura mu mwuka, ugomba kwigishwa uburyo bwo gukora mu mwuka. Ariko kugira ngo ugere kuri icyo cyiciro cyo kuba umunyamwuka, wabyumvise, icya mbere ni ukuvuka, cya kabiri ni ukurerwa. Urumva mu kurerwa harimo kugutoza imico, harimo kurya ibyo ugomba kurya, ibyo ugomba kunywa bifasha ubugingo bwawe mu mwuka kugira ngo ukure. Gatatu rero harimo no gusenga, nyine ubwo urabyumva. Ubwo noneho sasa iyo tuvuga rero kurerwa, urerwa n'ijambo ry'Imana, ukarerwa n'amasengesho, ariko biterwa na babyeyi banyu bo mu mwuka bababyajije ubutumwa bwiza. Noneho sasa wamara gukura ugatangira kwigishwa uburyo bwo gukorera mu mwuka. Ariko kugira ngo ube umunyamwuka by'ukuri, nicyo twari turiho, tubonye yuko abana b'umwijima bafite ibintu bibayobora mu gite cyabo. Twabonye ko mu mwuka, twebwe mu gite cy'ijuru tuyoborwa n'umwuka wera, tukayoborwa n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa no kwizera. Tubona abo duhanganye nabo muri kiriya gite cya Satani bayoborwa nabo ubwabo n'imyuka mibi ibavugiramo, bakayoborwa n'iki kandi no kwizera, kuko nabo barizera, bizerera mu byo baba bizereyemo. Gatatu bakayoborwa nabo n'ibitabo basoma by'ijambo rijyanye n'isi barimo, n'ijambo rijyanye n'isi babarizwamo. None twebwe isi tubarizwamo y'umwuka mu gite cy'ijuru baduhaye ijambo ryitwa Bibiliya, ibyanditswe byera. Nabo rero bafite ibyanditswe byabo mu ruhande rwabo. Twabonye rero ko kuva ku gihe cya Paulo amaze kubwiriza ubutumwa bwiza muri kariya gace ka Efeso, abantu bazanye ibitabo by'ubupfumu n'ubukonikoni bwabo biratwikwa. Tubona ko byari bihenze cyane, byari byanditsemo birimo amahame y'uburyo bagomba kuroga n'ibyo bakora. So none tuvuye aho ngaho rero sasa, kugira ngo rero ube umunyamwuka nanone wuzuye neza, none nicyo nshaka kuvugaho, bisaba kwica kamere. Bisaba kwica kamere, kuko umuntu wa kamere adashobora kwihanganira iby'umwuka. Umuntu wa kamere afunguye n'iki cyigisho ndi kwigisha ntabwo yagisoza, ndakurahiye. Iyo uri wa kamere, izi nyigisho nigisha ntabwo ushobora kuziporota kuzumva ngo uzisoze. Wafungura wagezamo hagati ukumva wapi ibyo turi kuvuga birakurenze, kuko urashyira muri kamere ntibyakire, kuko nyine uri wa kamere. Kandi ibyo turi kuvuga ntabwo wa kamere byumvwa n'umunyamwuka ushaka gukorera mu mwuka, akanezeza Imana, akagendana n'Imana, hanyuma akanesha abanzi be n'ababisha be. So reka rero dusome ijambo ry'Imana hano, wumve rino jambo, mwumve ijambo ry'Imana. Abefeso mu gice cyaho cya kabiri hatangira havuga ngo, umurongo wa mbere, ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibya kamere yacu yifuza, tugakora ibya kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose.
ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhindiranye bazima na Kristo. Urumva hano Paulo arimo arigisha akavuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bupfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu. Ukabona yuko ibyaha birica, nuba akibirimo mu isi y'umwuka aba ari umupfu. None ariko hano Imana iratwereka ko twebwe yatuzuye, ariko ikavuga ngo ibyo byaha twabigenderagamo kera dukurikiza imigenzo y'iyi si. Ni ukuvuga ngo ahari kamere habaho gukurikiza ibintu by'imigenzo n'imihango yo mu isi, ariko kandi hakabaho kuyoborwa n'umwami utegeka ikirere ngo ari we mwuka ukorera mu batumvira. Hano turabona umwuka ukorera mu batumvira. Uwo mwuka ukorera mu batumvira ni nawo bayobora, nk'uko abumvira Imana bafite umwuka ubakoreramo ari we mwuka w'Imana. Tubonye yuko hari uwundi mwuka ukorera mu batumvira ari wo mwami utegeka ikirere. Kumbe hari umwami utegeka ikirere. Uyu mwami utegeka ikirere akagaruka agakorera mu baki? Mu batumvira. Abatumvira rero bayoborwa n'uwo mwuka w'umwami utegeka ikirere, ariko abumvira Imana tukayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Uyu mwuka rero ukorera mu kirere, ukorera mu batumvira, menya ngo ni umwuka wa Satani, ni umwuka mubi. Aricyo natangiye mvuga ni abarozi nabo ubwabo bayoborwa n'imyuka mibi. Ni umwuka mubi ukorera mu batumvira, niwe uyobora abatumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibya kamere yacu yifuza. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukurikiza ibyo kamere yiwe yifuza. Kamere yakubwira ngo inzoga rara mu kabari ukayiraramo, wowe ruwa kamere nyine ibi ntiwabyumva. Kamere yakubwira ngo sambana ugasambana. Kamere yakubwira ngo rwana, tukana, shuka, gira gute, akora ibi nibi. So nuvuga ngo rero umunyamwuka yica kamere, umwuka wera aramanuka akica kamere. Nubu kiyoborwa na kamere kugira ngo umunyamwuka nyakuri nuko kamere yawe ipfa, ukaba utagishobora kumva iby'umwuka ngo byumvire muri kamere. Iyo wumva iby'umwuka w'Imana ukabiyumvira muri kamere, we biraguta bikagusiga, birakuyoba wa mugani w'ababandi, bikakubera amayobera matagatifu. Kuko umuntu wa kamere iby'umwuka byose bimubera amayobera matagatifu, ntashobora kubyumva no kubisobanukirwa, ntashobora no kubyumva na gake. So nuvuga ngo rero sasa iri jambo rero ritweretse yuko ngo dukurikize bya kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Umuntu rero ugikora iby'umutima we wishakiye, ntakora iby'umwuka wera ashaka, uwo muntu ntabwo ashobora kuba umunyamwuka. Umunyamwuka kugira ngo ugere ku rwego rwo kumunyamwuka ni ukuva ku rwego rwo kuba udakora iby'umutima wawe ushaka, ukagera ku rwego rwo gukora iby'umwuka w'Imana ashaka. Noneho sasa wamenya gute iby'umwuka w'Imana ashaka gukora? Ni ibintu byoroshye kubimenya, ni ukugendera mu ijambo ry'Imana, ni ukumva iby'Imana ugashyira mu bikorwa. Ni izi nyigisho twigisha wamara kuzumva ukazapurika, icyo gihe ugatangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Jambo niba ari kubwira ngo senga ubudasiba ugasenga ubudasiba. Jambo niba ari kubwira ngo tanga kimwe mu 10, tanga amaturo ubibona ukayatanga. Jambo niba ari kubwira ngo yirize ubusa, dore bene uwo mudayimoni akurwa no kwizusa no gusenga, ukiriza ubusa ugasenga. Jambo ry'Imana bari kubwira kwihangana ukihangana. Jambo ry'Imana bari kubwira gutegereza ugategereza wihanganye. Jambo ry'Imana bari kubwira kubabarira ukababarira. Jambo ry'Imana bari kubwira guhinduka ugahinduka. So nuvuga ngo rero sasa dukora iki jambo ry'Imana rivuga mu buzima bwacu? Noneho sasa tukicisha kamere ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tukarikoresha ryica kamere zacu. Imana yite kamere yawe hinduka umunyamwuka byiteka mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga rero isengesho riduhindura kuba abanyamwuka byuzuye. Sengesho riduhindura kuba abanyamwuka byuzuye. Nongere mbisubiremo, tugiye gusenga isengesho ridufasha guhinduka abanyamwuka buzuye. Banyamwuka buzuye batari babandi barangwa no kuvuga indimi gusa. Ntabwo kuvuga indimi bihagije kuba umunyamwuka, ntabwo kwerekwa bihagije kuba umunyamwuka, ntabwo guhanura bihagije kuba umunyamwuka,
ntabwo kuvuga ubutumwa bihagije kuba umunyamwuka, ntabwo gusoma Bibiliya bihagije kuba umunyamwuka. Nubwo ibyo byose bishobora kugufasha kuba umunyamwuka, ariko bihurira hamwe. Ibyo byose turagenda tukabihuza, ariko igituma tuba abanyamwuka bya cyane neza ni ukwica kamere tukayicisha ijambo ry'Imana, igapfa ikarinda ikaranduka burundu, hanyuma tugahindurwa n'umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana. None ibyo twumva tukaba tubyumvira mu mwuka, tutabyumvira muri kamere. Ikintu cyose wakwigisha ukacyumvira muri kamere kirakuyoba, kiraguta, ntabwo ushobora kucyumva. Ntibikunda rwose ko iby'Imana wabyumvira muri kamere ngo ubyumve, ntabwo bikunda. Umva ukuntu Abakorinto ba mbere igice cya 14 havuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu wa kamere ntabwo ashobora kumva iby'umwuka, ntiyemera n'iby'umwuka. Ibyo twigisha byago wabyumva uri umuntu wa kamere. Kugira ngo rero wumve neza ubashe kuba umunyamwuka mu gice cy'ijuru, biragusaba kubamba kamere ku musaraba. Bamba amahane ku musaraba, bamba umujinya ku musaraba, bamba amatiku ku musaraba, ubwihebe, agahinda, gusuza umutima, guhagarika umutima, gusambana, guheheta, kwiba, kuriganya, kutagira gute, ubugugu n'ibindi. Ububambe ku musaraba mu izina rya Yesu. Ariko uziko abarokore bo muri iki gihe bagira ubugugu, akagira n'ubugugu ku kintu kidafite 12. Uziko umurokore ari we murokore mu buzima. Ushobora kubwira uti nkuko nguko twigisha, aje kuri channel ayumvise ubutumwa bwiza akagenda adakanze subscribe, kuyitanga bikamubera umusaraba, bikamubera iki? Ubwo n'ubugugu monsheri. Tandukana n'ubugugu mu izina rya Yesu. Ubwo navuze akantu gatoya, icyo si n'amafaranga. Buri umuntu akanze subscribe nta n'amafaranga agenda. So nuvuga ngo rero sasa noneho niba akantu nkako kugakanda njya mbyibaza nkabibwira n'abantu, uwo muntu yamara ikirumva ko umuntu ugira ubugugu kuri ibyo bintu, ku kintu kitagurwa, ku kintu atishura. Reka rero tuva aho ngaho, ni ukuvuga ngo rero umunyamwuka bisaba kugira ngo apfe mu nzego zose za kamere. Noneho iyo wamaze gupfa muri kamere, ni ukuvuga ngo umwuka wera w'Imana araza akaganza ubuzima bwawe, akaganira nawe. Nta nubwo ushobora kuvangirwa iyo wapfuye muri kamere, kandi igihe cyose nanone ukibera amaso kugira ngo kamere Satani ataza akaguteramo nanone izo mbuto ze, kuko Satani ni umubibyi mwiza uzi kubiba. Rero tugiye gukora isengesho riduhindura kuba abanyamwuka by'ukuri. Tubonye rero ko kuba umunyamwuka by'ukuri mu ruhande rw'ijuru bisaba kuba umuntu kwica kamere muri we ikaranduka, kuko twabonye yuko abantu bakurikiza ibya kamere yabo ishaka baba bafite umwuka bumvira, umwuka ubatwara ari we mwuka ukorera mu batumvira, ari we mwami utegeka ikirere. Umwami utegeka ikirere kingiki cy'umwijima, hari umwami utegeka ikirere cy'umwijima ugaruka agakorera mu batumvira. Noneho baba batumvira ukabatera gukora iby'imitima yabo yishakiye kandi n'ibyo kamere yabo irarikiye. So ni ukuvuga ngo rero ijambo rivuze yuko natwe twahoze muri bo, ariko twebwe turazurwa. Imana yarakuzuye, nanjye iranzura incomora muri bo. Turaba umwuka mu gihe nk'iki. Navuga ngo rero tugiye gusenga isengesho riduhindura kuba abanyamwuka by'ukuri. Navuze rero ko kuba umunyamwuka by'ukuri, yego kuvuga indimi ni ingenzi iyo uri umunyamwuka, ariko ntibiba bihagije kuba wakwitwa umunyamwuka wuzuye. Kwerekwa ni ingenzi, ni mwuka, ariko ntibiba bihagije ko baye umunyamwuka byuzuye. Guhanura wahanura, ariko ntibiba bihagije kuvuga yuko nabyo ni bice by'umwuka, ariko ntibiba bihagije kuba niba bisobanuye kuba umunyamwuka wuzuye. Kuvuga ubutumwa, ibi byose dukora, gukora ibitangaza twabikora n'ibike, ariko ntibiba bivuze ko umuntu ari umunyamwuka wuzuye mu gice cy'Imana. Ikindi urenzaho rero usa kugira ngo umunyamwuka wuzuye ni ugupfa muri kamere no mu ngeso, hanyuma umwuka wera akaganza. Kuko iyo wamaze gupfa muri kamere no mu ngeso, ntabwo ujya wumvira mu mubiri, byose ubyumvira mu mwuka kandi ukabyakira. Data, mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo uduhindure abanyamwuka, kandi abanyamwuka byuzuye, abanyamwuka bukuri.
tubonye yuko mwami igihe cyose tuzakorera mu mwuka ariho tugomba kugera ku ntsinzi, niho tugomba kugera ku kunesha. Duhindura abanyamwuka by'ukuri, mpindura umunyamwuka by'ukuri. Iyo umuntu uri kuri isengesho ribohora, muhindura umunyamwuka by'ukuri. Ndatura ngo mukorere ikintu kidasanzwe gikomeye cyane gituma hinduka umunyamwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo nanjye nkorerwe ikintu kidasanzwe gituma mpinduka umunyamwuka byuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Tubonye kugira ngo tubonye umwuka byuzuye ko ari uko tugomba kwica kamere zacu mwami Yesu Kristo, ndetse n'ingeso zacu zikadupfamo zose. Manura umwuka n'umuriro bitwika ingeso zacu zose na za kamere zacu zose zo muri twe. Manura umwuka n'umuriro bitwika ingeso zacu n'imico yose yo muri twebwe mibi kwa jina la Yesu. Manura umwuka n'umuriro bitwike kamere yanjye n'ingeso yose nabonekamo kwa jina la Yesu. Vuga uti mwami Yesu Kristo, ngwino wice kamere yose n'ingeso yose mbi yo muri njyewe mu izina rya Yesu Kristo. Ndifuza kuba umunyamwuka wuzuye ndetse ngakorera mu mwuka by'ukuri mwami Yesu Kristo. Sinabibasha nkiri wa kamere. Ngwino undimburemo kamere no kwifuza kwayo kose kundandukemo mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino undimburemo kamere no kwifuza kwayo kose kunshiremo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, ngwino undimburemo kamere no kwifuza kwayo kose kunshiremo mu izina rya Yesu Kristo. Mbuwawe byiteka Yesu Kristo, mbuwawe byiteka Mana ihoraho, mbu umwuka wera byiteka ryose, mbu umwuka wera byiteka ryose, kandi mpabwe ubumenyi n'ubwenge bwose bimfasha gukorera mu mwuka mu izina rya Yesu, nkoreshejwe n'umwuka wera, nkoreshejwe n'ijambo ry'Imana, nkoreshejwe no kwizera by'ukuri mwami kudashidikanya, katika jina la Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, sengera abari bari hano kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora, reka babohorwe mwami, bohorerwe kuba abanyamwuka by'ukuri bawe Uwiteka Imana Nyiringabo. Reka buri wese abohorerwe kuba umunyamwuka wuzuye by'ukuri imbere yawe Mana ihoraho. Reka buri wese abohorerwe kuba umunyamwuka ushyitse imbere yawe Mana isumba byose, ndetse nanjye mbohorerwe kuba umunyamwuka wuzuye imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura ngo mbaye umunyamwuka wuzuye by'ukuri muri Yesu Kristo, mbaye umunyamwuka byuzuye muri Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nejerewe nuko kamere n'irari ryayo ryose birandutse muri nge, birimutse muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti kamere n'imbaraga zawe birimutse muri nge mu izina rya Yesu Kristo, birimutse mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera ngwino unyuzure, hamagara umwuka wera kuzure, hamagara umwuka wera kuzure, hanyuma habura igice muri wowe cyasigaramo kamere. Kamere nishaka aho ijya ihabure, kuko muri wowe wuzuye umwuka wera. Hamagara kuzura umwuka wera, wuzura umwuka wera mu bugingo, wuzura umwuka wera mu mutima, mu bwenge, mu maraso, mu ngingo, mu magufwa, mu mitsi. Ubuzima bwawe bwuzuzwa umwuka wera. Zopete sekiria horia. Ndatura ngo mwami abari bari kuri hano kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora, reka buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu. Buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo bari hano kuri iki gicaniro, buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Buzuzwe umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, nanjye nuzuze umwuka wera. Ahari kamere ntiyongere kubona umwanya muri njyewe, kamere ntiyongere kubona umwanya muri umuntu wari uri hano ku isengesho ribohora. Twese tuzuze umwuka wera kugira ngo tudatsindwa n'abafite imyuka mibi. Ndatura ngo twese tuzuze umwuka wera kugira ngo tutazongera gutsindwa n'abayoborwa n'imyuka mibi. Ndatura ngo tuzuze umwuka wera w'Imana kugira ngo tutazongera gutsindwa n'abuzuze imyuka mibi. Mu izina rya Yesu Kristo mugapfukazuka. Urakoze mwami, suko bubyutse mu bugingo bw'uyu mama, suko bubyutse mu bugingo bw'umugabo n'uyu musore n'uyu mukobwa, suko bubyutse mu buzima bw'uyu muntu wese uri hano ku isengesho ribohora official mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nanjye suko bubyutse bukomeye mu izina rya Yesu. Urakoze kutubyukije, urakoze kubyukije mu izina rya Yesu. Urakoze kuzanya ububyutse bukomeye mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye. Urakoze kuzanya ububyutse bukomeye muri uyu mwene data. Mashimwe n'icyubahiro kugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu Kristo mugapfukazuka dusabye twizeye. Amen. Amen.
urakoze. Yesu aguha umugisha. Wowe dusuzanyije muri iri sengesho ni iby'agaciro. Marayika azamuye raporo y'uko twatangiranye tukaba tunasuzanyije. Ujye uharanira kugira icyo utangira ukanagisoza. Hari abantu Satani atajya yemerera mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bagire icyo batangire banagisoze. Wowe rero dusuzanyije, Imana iguha umugisha, kandi ujye uharanira gutangira ikintu ukanagisoza. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana. Nakagaruka hano ku isengesho ribohora official, muri kumwe na Pastor Justus. Kanda subscribe, tubane buri munsi mu isengesho ribohora rya buri munsi. Mugubwe neza, mugira amahoro ya Kristo. Ibihe byiza. Shalom.